Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ikaze mwese bene data nshuti zacu mukurikira iki kiganiro Saveur Divine. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndayishimiye kubwo kuba yaraturinze twese, ari ngewe ubavugisha, ari namwe mukurikiye. Ndizera yuko ari uburinzi bw'Imana bwabaye kuri twebwe. Ngiriwe rero ubuntu bwo gutangirana namwe iki cyumweru cya mbere cyo kwa 11. Mpora mbibabwira yuko iminsi ihita vuba. Umuririmbyi yaravuze ngo irahita yihuta. Ndabifuriza ngo uko iminsi ihita turusheho kwiyeza, twihane ku gato no ku kanini. Uko iminsi ihita turusheho kuba ab'umumaro. Tuzirikane rya jambo rivuga ngo uko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Mana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya! Nshuti yanjye ukurikira iki kiganiro, ndakwifuriza kumenya neza umurimo Imana iguhamagarira. Ndakwifuriza kuguma muri Yesu, wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, nkuko twabibonye mu cyumweru cyashize. Ndakwifuriza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana tubagezaho hano muri Saveur Divine. Iki kiganiro ni kigufi cyane, murabizi. Icyo dukora gusa ni ukubasogongeza mu minota mikeya, kwa kundi ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 3, haratubwira ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Haleluya! Saveur Divine ni ikiganiro kigufi cyane, ariko kigamije kubasogongeza ngo mwumve uburyohe bwihishe mw'iri jambo ry'Imana, kumugira amatsiko y'ibyerekeranye n'ubwami bw'ijuru. Haleluya! maze nimumara kumva ibyo byose, namwe muzaze muhamye ko mwamenye yuko Yesu agira neza. Haleluya! Ndizera yuko hari igihe kimwe tuzicara tukajya tuvuga rino jambo, tukajya dusangira aya magambo y'Imana turebana, twicaye, haba mu giterana ahantu, haba se kuri ubu buhanga bw'ibyuma bw'ikoranabuhanga. Ibyo byose bizashoboka, ndabyizeye. Haleluya! Ndashimira Imana yuko ibyo yifuza kutugirira ari byiza gusa. Hari ibyiza iri kuduteganyiriza. Imana ishimwe cyane. Ndongera gushimira buri wese ugira icyo akora ku bijyanye n'uyu muhamagaro wo muri Saveur Divine. Ntabwo nzarambirwa kubibabwira, mwese murabe igiciro kuri nge no ku Mana. Uwiteka akomeza turinde, aduhana umugisha mu kwezi dutangiye. Nkuko rero mubimenyereye, buri cyumweru tuba dufite umutwe w'ijambo, insanganyamatsiko niko bamwe bayita. Rero le thème y'iki cyumweru iravuga ngo inama cyangwa se impanuro ku bijyanye n'ururimi rwacu. Bibiliya hariho impanuro iduha ku bijyanye n'ururimi rwacu. Mwari muzi yuko ururimi rwacu nubwo ari urugingo rutoya cyane, ariko akenshi urya nirwo ruducumuza. Hari uwavuze ko ibyaha byinshi dukora bituruka ku byo tuvuga bidaturutse ku byo dukora. Reka mbisubiremo.
ngo ibyaha byinshi dukora bituruka ku byo twavuze atari ku byo twakoze. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana iturinde gucumurira mu magambo yacu. Hariho ijambo tubona mu mubwiriza cyangwa se umusiguzi mu Kirundi, hari ijambo nkunda rivuga ngo ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe. Nshuti zanjye, kwari ukubasogongeza gusa, ibyiza biri imbere. Muri iki cyumweru tuzabwirwa, tuzongera dusangire amagambo anyuranye aturutse mu bakozi b'Imana banyuranye batuganiriza kuri iyi teme y'ibyerekeranye n'ururimi rwacu. Imana rero iguha umugisha wowe wakurikira ijambo, Imana iguha umugisha wowe uryoherwa n'iby'Imana ukifuza no kubisangiza n'abandi. Reka nkwifurize icyumweru cyiza muri iri jambo tubona mu kubara igice cya 6 umurongo wa 24. Ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Nkwifurije amahoro ya Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.